byose ni Jean Aime Byiringiro, ndi umusore w'imyaka 28, aba nararangije kwiga, aba ndi ingaragu. Mu buzima busanzwe nkaba ndi artiste, dancing, painting, illustration, nkora ibintu bitandukanye n'amabara design. Abamenye Kimihurura, mu kagari ka Kamukina, mu mudugudu n'Inyenyeri. Ikintu cyaje ni ikintu cyiza cyane kuko abenshi bari bamenyereye Miss Rwanda, ariko wabonaga yuko hakenewe na Mr Rwanda mu Rwanda kuko hari impano twinshi twifitemo abantu batazi hano hanze bakwiriye kumenya, akaba haboneka n'urubyiruko cyangwa se umusore ushobora kuba yahagarara abandi kugira ngo abashe kugeza ibikenewe kugira ngo urubyiruko rube rwatera imbere. Aho hantu rero nararebye mbona ko icyo kintu gikenewe, ndavuga ati nanjye kuko ibyo basaba mbona mbyujuje nta kabuza nzajyamo. Nicyo cyanteye ubushake bwo kuba nanjye banaserukira Mr Rwanda. Nkuko nabikubwiye yuko ubwanjye ndikorera, kandi bavuga ko ubundi umuntu ushobora kuba yabona akazi ari umuntu ushobora kuba yarize, ariko ikintu cya mbere nashatse kugira ngo wenda sensibilize wenda muri generation yanjye bareke kwita cyane ku kintu bize, kuko akenshi ntago abantu batungwa n'ibyo bize. Nkanjye ibintu nkora ntabyo nageze niga, ni impano nifitiyemo. Icyo kintu rero ndashaka kugira ngo mbe natera ingabo mu bitugu abo bana bifitiyemo impano, mbereka n'uburyo mbikora muri birasanzwe kuko n'abartiste hano hanze barahari, ariko uburyo bakimprovinga cyangwa bagashyiramo innovation mu byo bakora. Ntabwo icyo kintu cyo nshaka kugira ngo mbasangize bigere no ku rwego mpuzamahanga. Nkanjye nshobora kuba nakora igikorwa runaka, wenda painting, nakora portrait, narangiza nkayiseringa online. Icyo kintu abantu benshi ntabwo bakizi. Hari platform nyinshi zirahari hanze ku buryo bworoshye, amafaranga kugira bakoreye mu rugo. Urumva ni ukuvuga ngo rero bizatuma na wa wundi yaba azi kudoda, yaba azi kubyina, ni ukuvuga ngo iyo platform ikintu izabije gukora ni ukuborohereza kuba bageza product yabo ku rwego mpuzamahanga, kandi abakiriya baba bahari barashaka kwiga mbere. Nk'umunyarwanda ubundi w'intore aba agomba guhora yiteguye. Ndabizi n'urugamba rutoroshye cyane. Umuntu yumvishe abantu ari guhatana nabo ntabwo uburamo akantu k'ubwo, ariko buriya urugamba buriya uvuze ati ubwoba nibwo nshyize imbere, uratsindwa aho ngaho watsinzwe. Uvuga ngo uba uri imfura uba ugomba kuba ufite umutima ukomeye cyane, ukashyira imbaraga mu kintu gishobora kuba cyakudefanda, nta kujenjeka. Ni ikintu kuvuga ngo bizansaba cyane kuba nakora cyane, mbyitegure. Ndabizi ko bitoroshye, ariko kubw'Imana no kuba ndi umunyarwanda kandi nibyo basaba mbyujuje, nta kabuza nzajyayo kandi nzatsinda. Abantu banshyigikiye ndetse n'ababona yuko icyo kintu kuko nshobora kuba nagikora, nk'uko bagiye banira ingabo mu bitugu. Si nayo competition ya mbere ngiyemo, hari ibihembo nagiye ngeraho kubera bo, kandi bashimira cyane ku bwitange bwose bakomeza kungaragariza kuko barabibona ko nshoboye. Nkaba nanabasabaga kuba banshyigikira muri iki gikorwa cya Mr Rwanda. Ni igikorwa kitoroshye cyane, ariko ku bwabo no gufatanya tugashyira hamwe ibintu byose tuzabigeraho. Bambe hafi, ntabwo nzabakoze isoni, nditeguye. Practice ndazikora mu gitondo saa sita nimugoroba, ndara nsoma, sinzi, reka dutegereze.